akubwiye ngo niba uri gukora ikosa ryo gucuruza ubuzima bw'umugore wawe witwaje ngo ugiye kumuvuza kandi utazamuvuza, ihoraho yo mu ijuru ndarahiye, Imana yo mu ijuru senga, Imana dusenga twese, Theo izaguhana kandi uzapfana umubabaro niba koko amafaranga y'umugore, amafaranga watse uvuga ngo nayo kuvuza umugore wawe uri kuyakoresha ibyo utayasabiye, nkubwije ukuri uzapfana umubabaro urenze uwo wowe ubwawe ugize utekereza, uzapfa nabi. Niba uzi ko koko uyu mugore wawe wamugize iturufu yo kugira ngo wambare urukweto rwiza, yo kugira ngo wambare ikoti ryiza, yo kugira ngo wambare ipantaro nziza, yo kugira ngo usohokere mu kabari kameze neza, yo kugira ngo ujye kurya muri resitora imeze neza, ihoraho yo mu ijuru uzapfa nabi, uzapfa ubabaye, uzapfa wubitse ubwonko. Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Kwizera TV, ndabasuhuje aho muherereye mwese, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mbifurije kugubwa neza. By'umwihariko abakomeje gukora subscribe ndabashimiye, nawe utarayikora ngusaba kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nyita Mr Kwizera cyangwa se Salomon. Rero mbahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cyo kuri aya masaha, tugiye kuganira ibintu bike bitari buze gutinda, ariko nifuje ko tuganiraho. Mbanje kugira icyo nabwira Bosco Empire. Ntabwo nje ndi hano kugira ngo ntukane nawe, ntabwo mfite umwanya wo kuba nasubizanya nawe bitutsi, kuko nta nubwo nabona izo mbaraga zo kuba natukana. Mu burere mfite cyangwa se mu kinyabupfura nahawe, ntabwo nge mfite umuco cyangwa se ntabwo ndi ku rwego kuba narataye umuco ku buryo naza gutukana nawe. Wowe ubikora uko ubyumva cyangwa ubikora uko ubishaka, niba hari n'ibindi bitutsi wibagiwe ubikoreshe, nge ntacyo bintwaye. Gusa kuba naza nkavuga ukuri kwanjye uko kuri, ntabwo nge mbibonamo ikosa, simbibonamo icyaha. Ntabwo nge ndi hano kugira ngo mpangane nawe cyangwa ngo turwane. Ndi hano kugira ngo dukoreshe ukuri uko kuri kandi duhereza abantu ibintu by'ukuri koko. Bosco Empire yakoze ikiganiro, ni ikiganiro yapuradinze mu mwanya utambutse. Ni ikiganiro avango yakoze ubusesenguzi koko, unarebye avango ni ubusesenguzi umuntu wese atapfa kwitaho, ariko yakoze ubusesenguzi bwa video yapuradinzwe ku Nzahuke TV. Ndibuze kugaya Madamu Asiya kuba ibi bintu barabonye ko byabaye cyangwa se babonye ko byabayeho, bakabyirengagiza, bakarinda aho basohora video ibintu nk'ibi ngibi bikagaragarira isi yose. Ni video yashize Bosco Empire yagaragaje aho Theo Bose Babireba n'umugore we bajyaga guhabwa envelope y'amafaranga, ariko bombi basa naho bayihanganiyeho, ibiganza byabo bisa naho bihanganye, kuko Theo Bose Babireba we nanjye nabyibonera amaso yanjye, burya byagaragaye, nta mpamvu yo kuba wabyirengagiza. Asunika igikumwe cy'umugore we amuvana kuri iyo envelope ashaka kuyifata wenyine. None ikintu cyambabaje nuko yabikoze yirengagije ko ari kuri kamera. Mu by'ukuri byahise binyibutsa ikiganiro nakoze ku munsi wo kuwa gatatu niba atari kuwa kane, mvuga ngo mbese Theo Bose Babireba yaba yarakoze video ari kurira agaragaza ko afitiye umugore we imuwe, nyamara nta muwagize amufitiye, nta mutima w'urukundo abikoranye, ahubwo agira ngo acuruze abona amafaranga. Ko nge siniyumvisha impamvu umugore n'umugabo barwanira envelope irimo amafaranga, kandi amafaranga aje mu muryango. Numva ko kuba umugore yayafata nta kibazo kigize kirimo, kandi hari n'impamvu yatumye uyu mugore wa Theo Bose Babireba ahaguruka akajya mu cyumba agaterura envelope akayijyana mu cyumba umugabo uhagurutse agiye kuvuga ijambo. Uko biri kose aba bantu bombi, ibi bintu byagaragaye muri iyi video byakozwe kwa uriya munsi,
ni ibintu bigaragaza ko muri uru rugo rwa Theo Bosebabireba ndetse n'umudamu we harimo akabazo. Aribyo nakoze mu kiganiro ndavuga ngo mbese abantu bakoreye ubuvugizi Theo Bosebabireba ntibaba barirengagije gushiraho umuntu wakwakira amafaranga yo gukurikirana uko umugore we yavuzwa, bikarangira Theo Bosebabireba amafaranga yakiriye akayakoresha ibyo atayasabiye. Icyo kiganiro naragikoze, kiri hano kuri Kwizera TV. Ni ikiganiro kiri hagati y'iminota 10 na 15. Nibaza ngo mbese Mutesi Sikovia, Kenisi na Mutabaruka ndetse n'abandi bose bakoze ubuvugizi kubw'uyu mugore wa Theo Bosebabireba nibaba barirengagije gushiraho umuntu uzaba ushinzwe iyo contribution, uzafata ayo mafaranga yose akayakusanya hamwe agakurikirana ko umugore wa Theo Bosebabireba ari kuvuzwa, niba ari niyo dialyse akajya afata amafaranga mu gihe umugore arajya gukorerwa dialyse akayasohora, yaba atari bujyeyo amafaranga akagira umuntu yabika wizewe, usibye no kuvuga ngo undi muntu. Byari no gushoboka ko yahabwa umugore wa Theo Bosebabireba, ariko usibye ko uko nabonye Theo Bosebabireba ari kurwanira envelope n'umugore we, nabonye ko ari ibintu bishobora kuba byatuma hamwe habonekaho no kuba umwe yakwica mugenzi we. So ikibazo nge nahise nibaza nkibona iyi video, Theo Bosebabireba waba warakoresheje nabi, waba waratumye ba Sikovia na ba Kenisi bagwa mu mutego wo kugukorera ubuvugizi, wowe ufite icyo ugambiriye, ufite icyo kugendera, ufite icyo ugendereye, ubona ko umugore wawe agiye ari ku marembera y'ubuzima, agiye gupfa, ukavuga ati awugira apfe nta mubyaje umusaruro, reka mubyaze umusaruro. Abankurikiranye Theo Bosebabireba nge ndi mu bantu bakoze ibishoboka byose ndamuvuganira mu buryo nshoboye, mukorera ubuvugizi mu buryo nari nshobojwe. Ariko iyi video nayibonye numva Theo Bosebabireba aranengushye, numva nteje abantu, ndavuga ntabwo bibaho ko umuntu w'umugabo n'umugore batagira kumvikana no mu maso y'abashyitsi birenzeho hari na kamera. Kuko Theo Bosebabireba uko uburyo yafashe igikumwe cy'umugore we byari gushoboka, kuko wabonaga ko n'umugore we yakoresheje imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ntarekure envelope. Yakoresheje imbaraga nyinshi cyane. Theo Bosebabireba asa n'uwegura akoresheje imbaraga ya envelope. Theo Bosebabireba iki ntabwo cyaba ari ikimenyetso cy'uko amafaranga watse cyangwa amafaranga uri kwaka utari kuyakoresha icyo wayasabiye. Ariyo mpamvu na ba Bosco Empire bari kubona icyo bavuga bakabona n'icyo bavugiraho. Gusa icyo ntari buze kwemeza muri iki kiganiro, hari ibintu Bosco Empire yavuze ngo kuwa kane ngo Theo Bosebabireba kimara kumenya ko Asi azaza iwe ngo yarwanye ngo yarwanye ngo nuko yakora amasuku iwe mu rugo ngo kugira ngo Asi yanahagera abone ko asuye urugo rw'umugabo ushoboye, umugabo usobanutse. Theo Bosebabireba ngagura intebe. Iki intebe ntabwo ndi bujye kugihamya, kuko muri twe twese nta muntu uzi intebe Theo yamye agize ute afite. Nta muntu bizi, nta muntu muri twe uzi intebe Theo Bosebabireba yamye afite. Birashoboka ko ziriya ntebe ari intebe amaranye igihe kirekire yarasanganywe iwe mu rugo, kuko Bosco Empire nkwibutse ko ntabwo uragera mu rugo rwo kwa Theo Bosebabireba ngo umenye ngo mu nzu we yari afite intebe zimeze ute. Kuko ubaye ufite fact zigaragara wazana abantu babikubwiye ugatanga n'ibimenyetso ndetse n'amafoto agaragaza ko hari intebe zinjiye mu rugo akagira n'izindi zisohoka. Nibyo kuvuga ngo imodoka yisigishije amarangi, ibyo byo ntabyo nzi, ariko nge ndareba ku byo nabonye, ndareba ibyo narebesheje amaso. Ese koko Theo Bosebabireba umugore wawe ntiwaba waramugize iturufu cyangwa se waramugize igishoro ukamugira akarima k'igikoni ugiye guhingamo imboga kugira ngo usarure, kandi nyuma ako karima k'igikoni utazakita, utazongera gushiramo ifumbire?
umugore wawe ntiwaba uri kumucuruza. Nabikubwiye kare, nakubwiye ngo niba uri gukora ikosa ryo gucuruza ubuzima bw'umugore wawe witwaje ngo ugiye kumuvuza kandi utazamuvuza, ihoraho yo mu ijuru, ndarahiye Imana yo mu ijuru, senga Imana dusenga twese, Theo izaguhana kandi uzapfana umubabaro niba koko amafaranga y'umugore, amafaranga watse uvuga ngo nayo kuvuza umugore wawe, uri kuyakoresha ibyo utayasabiye. Nkubwije ukuri, uzapfana umubabaro urenze uwo wowe ubwawe ugize utekereza. Uzapfa nabi, mbikubwire, kuko uko biri kose n'abantu babibonye. Uyu mugore ajyana na envelope mu cyumba, yayijyanye yunamirije, ayihishe. Theo bose babireba, ari kuvuga ijambo, birangira asubije amaso aho envelope yari iri, arangiza ijambo atarageze n'umwanya wo kurirangiza. Ibintu biteye agahinda, ibintu umugore n'umugabo batakagombye gukora mu maso y'abashitsi. Ahangaha Theo bose babireba, ni wowe wishize hanze, ni wowe wigaragaje. Hari igihe Imana yabonye ko turi kuvuganira umuntu udashobotse, iravuga ngo reka igire ikugaragaze, reka ikugaragaze. Kuko uyu mugore wawe, nubwo abashitsi bari hariya mu nzu, ntabwo yari yicaye nk'umuntu wishimye. Abantu bakurikiranye iyi video yose, mu maso y'uyu mugore wa Theo bose babireba, wabonaga ko afite ikintu cy'ikibazo muri we. Nyine ntabwo anejejwe. Umugabo ari kumucuruza, yamucuruza ntabone n'inyungu mu bucuruzi yagize yamukozemo. Ariko biteye agahinda, birababaje. Kandi ikindi nge nasaba Theo bose babireba, niba koko amafaranga wahawe utari kuyakoresha ngo wite ku mugore ukayakoresha ibindi, RIB igufunge, kuko ibi ngibi byaba ari ubwambuzi, byaba ari ubwambuzi bukozwe mu buryo bw'uburiganya. Waba uri kwambura abantu amafaranga, waba uri kwiba ukoresheje uburiganya. Ni RIB bino bintu, kandi icyo nzi cyo nta nduri ivugira ku musozi ubusa. RIB ishobora kuba yaratangiye no kubikurikirana, kuko icyo nzi cyo Theo bose babireba, uyu munsi tuvugana, amafaranga amaze gukusanya ni amafaranga iyi saha yakagombye no kuba yarasohoye itangazo rivuga ngo niba hari umuntu witeguye gutanga impyiko, hari amafaranga azahabwa kugira ngo umugore wanjye agire avuzwe. Ariko iryo tangazo naryo turi kubona, nta tangazo turi kubona riri kujya hanze. Ikindi twaherutse urira uvuga ngo ukeneye ubufasha bwo kuvuza umugore wawe, ntabwo turi kubona Theo bose babireba wagarutse aje kushimira abantu ndetse ari kumwe n'umugore we. Ese ubundi uwo mugore wawe, kuko utari kwemera ko abanyamakuru bagusura ngo bamukoreshe ibiganiro, ni ikihe kibazo gihari? Ni izihe mbogamizi ufite ziri gutuma utemera ko umugore wawe asurwa umugore wawe asurwa, akoreshwa ibiganiro? Nge iyi video nayibonye ngira ubwoba, ndavuga twaba turi kuvuganira umuntu, ahubwo uwo turi kuvuganira afite izindi gahunda ze. Twaba turi kuvugira umuntu, turi kumuvugira twibwira ngo turi kuvugira umuntu muzima, kumbi muri we mu mutima we yifitiye. Niba uzi koko uyu mugore wawe wamugize iturufu yo kugira ngo wambare urukweto rwiza, yo kugira ngo wambare ikoti ryiza, yo kugira ngo wambare ipantaro nziza, yo kugira ngo usohokere mu kabari kameze neza, yo kugira ngo ujye kurya muri restaurant imeze neza, ihoraho yo mu ijuru uzapfa nabi, uzapfa ubabaye, uzapfa wubitse ubwonko. Ibi bintu ndimo nkubwira, kuko amarira y'umugore wawe ntabwo yatuma upfa nk'umuntu muzima. Yego, icyo nge nasaba muri iki kiganiro, nasaba Sikovia, nk'uko ariwe watangije uru rugamba rwo gutuma abantu bamenya ko Theo bose babiri bafite ikibazo, nge nakamusabye ko yakongera guhaguruka, kuko Sikovia afite uburenganzira akajya gusura umugore wa Theo bose babireba, akamuganiriza,
akamenya ikibazo nyirizina uko kigize ute uko kimeze, ibintu tutabifatiye mu kirere, tutabifatiye hejuru. Ariko nanone Bosco Empire wiza ubwira abantu ngo Theo ngo zira ntebe bari bicayemo ngo ni ntebe yaguze nshyashya ngo yaziguze mu mafaranga ngo bari kumufashisha ngo avuze umugore we. Ntabwo usanzwe uzi intebe zo mu nzu ye. Icyo cyo ni ikintu utajya guhakana ngo uzane, ntabwo uzi mu nzu ya Theo uko hameze. N'icyo cyo kuvanga imodoka yahinduriwe irangi hehe, niye foto wagaragaje imodoka ya Theo Babireba ugaragaza uko yasaga ndetse wongera ugaragaze nuko yahinduwe. So mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ibiganiro byacu nakagaruka, ubusesenguzi twe buracyakomeje. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Nababwiye ko ntabwo mfite ubusesenguzi bwo kubogama. Niba Bosco Empire avuze ikintu kitari cyo, nzaza muvugeho, kandi navuga iby'ukuri nzaza mvuge ngo yavuze iki, yavuze ukuri. Nje ntabwo mfite ibiganiro byo kubogama, ariko ukuri ko nzajya ngirute, nzajya ngukoresha uko kuri. Theo Babireba, ibyo wakoze muri video yashizwe ku nzahuke ni ikimenyetso kigaragaza ko wowe n'umugore wawe harimo ikibazo gikomeye cyane. So mukomeze kugira amahoro y'Imana kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Shalom shalom.